Nibyo ndabasuje nongeye kwifuriza kugubwa neza mwe mwese mwongeye kudutega yombi muri iki gitondo tariki 16 z'ukwezi kukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Reka rero bahe ikaze ku bantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, nongeye kwifuriza kugubwa neza cyane rwose by'umwihariko. Ariko nanone ntera yambu abadukurikiranye imbere mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Republika Demokarasi ya Congo, Uganda, mu Rwanda, Kenya, Zambia, Zimbabwe ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye iyo irwota amasimbi, babwira ko nongeye kuba nabifuriza kugubwa neza rwose. Ni amahoro y'Imana bane namwe di igisha y'Imana mu byo mukora byose, kandi mukomeze mu by'ukuri guhaha kandi muronke. Reka rero natwe rero dufate aka kanya, ni iminota mikeya cyane rwose nyemerere mu by'ukuri tuyibanemo. Icyo dukora ni ugusasa inzobe, ndetse ngiye kubagezaho amwe mu makuru akomeye cyane amaze kuba yajya ahagaragara. Aya makuru ndababwira uko ari cyangwa se uko ateye, nta kintu na kimwe mpinduyeho, kuko ni raporo nshya imaze gushyirwa hanze n'umuryango w'abibumbye, ndetse n'andi makuru akomeye cyane ajyanye nabyo ngiye kuba natangaza hano kuri izi mikoro za Region Info. Ari nayo mpamvu mbwira abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone ko murimo gutinda, kandi byinshi birimo birabacika. Ubwo ndavuga abantu budukurikirana mutarakanda subscribe cyangwa se sabone, nyarukira kandi nanone ku Mubano Plus naho ukande subscribe cyangwa se sabone, like, share, mituma muri comment ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Nanone kandi tugahora kuri groupe ya Songa Mbere. Hanyuma rero nagutinda, reka tunyarukire kuri aya makuru, aho tugiye kwibanda rero kuri raporo ikomeye cyane imaze gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nta kindi bagarukagaho ni kubiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu bice birimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nibyo bagarukagaho. Ariko by'umwihariko iyi raporo ikaba yibanze cyane cyane ku bimaze iminsi bivugwa muri Kivu y'Amajyepfo, muri Uvira, hagati y'abagize itsinda ry'umutwe wa M23, umutwe ushinjwa gukora ndetse no gufashwa n'ubutegetsi bwa Kigali, ibyo Kigali ihakana, ndetse na coalition ya Kinshasa ibarizwamo Burundi, Wazalendo, ndetse ubutegetsi bwa Kigali bukanashinja iyi coalition gukora na FDLR, ibyo Kinshasa nayo ihakana. Hari raporo ikomeye cyane imaze kuba yajya ahabona cyangwa se yajya ahagaragara, ngira ngo nkubwire byinshi mu bikubiye muri iyi nyandiko. Nta kindi usabwa ni ukomeza kubana natwe, nta kindi usabwa ni ukudacikwa n'aya makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho, kuko nibiza kugucika ndakuraye cyangwa se ndakubwiza ukuri ko ni ukunyagwa zigahera. Ibi nkubwira ni ukuri, ni ukunyagwa zigahera, ndetse ntago umenya aho isi igeze udafite amakuru. Icyo ngicyo ugomba kuba wakimenya mu gihe udafite amakuru. Hari ibyo uba udashobora kuba wamenya. Igisubizo rero ni Region Info hamwe na Bosco umutaramu cyane. Reka rero ninjire nta gutinda, kantu ku kandi. Ni raporo rero imaze kuba yajya ahagaragara, ifite byinshi bikuyemo. Human Rights Watch ngo yaba irimo isaba ibihano byihuse ndetse no gufungura inzira z'ubutabazi nyuma y'igitero cy'umutwe wa 23 ndetse n'u Rwanda muri Uvira. Nguko rero iyi raporo ikomeza kugenda ibitangaza cyangwa se ibivuga cyangwa se ibigarukaho ibintu bikomeye cyane. Human Rights Watch ikaba rero yasabye ibihano ku Rwanda, ngo kandi bigakorwa mu buryo bwihuse. Ni muri Uvira, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, tariki 14 Ukuboza 2025. N'andi makuru yongeye kuba yajya ahagaragara cyangwa se yamenyekana kuri iki kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko kandi nanone ndakwibutsa ko imirwano ikomeje kuba hano muri Kivu y'Amajyepfo, igaragaza ko ibintu birimo biragenda birushaho gukara ndetse no gukarata. Iyi raporo rero bati Repubulika Demokarasi ya Congo ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu burasirazuba bishyira abasivile mu kaga gakomeye cyane. Raporo rero ikaba yashingiye ku bijyanye n'amasezerano aherutse gusinywa, ingaruka byagize ndetse n'aho ibintu bihagaze kugeza uyu munsi n'igikwiye gukorwa. Bati iyi raporo ikaba ikubiye amagambo avuga ko ngo ingabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe witwaje intwaro witwa M23 nyuma yo gufata umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibi akaba ari igikorwa cyabaye ku itariki 10 Ukuboza uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ngo ibi rero bikaba byarashyize mu kaga abasivile, mu kaga gakomeye, nyuma yo guhohoterwa ndetse no kuba hari bamwe bishwe nk'uko byatangajwe n'iyi raporo ya Human Rights Watch. Nyuma y'imirwano yaba yaramaze icyumweru, umutwe wa 23 ndetse n'abarimo ingabo z'u Rwanda ngo baba barinjiye muri Uvira ku mugoroba ku itariki 9 Ukuboza
ubwo nituvuga ukuboza wumve uku kwezi kwa 12 nyuma yo kwirukana abarimo ingabo za Congo ubwo ni FARDC ndetse n'abarimo ingabo z'u Burundi ngo ni FDNB, hakavugwamo n'imitwe yitwaje intwaro y'abaturage izwi ku izina nka VDP Wazalendo. Iyi mirwano ngo yaje gukoreshwamo indege zitagira aba deleve cyangwa se abapilote ubwo ni drones, intwaro ziremereye ndetse n'ibisasu bikomeye artillery, bigahitana abasivile nibura ngo abagera kuri 74 ku mwuzo wa mbere, abandi 83 barakomeretse ku buryo bugaragara nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibitangazamakuru. Ngo abagera ku 200 barahunze, harimo abahungiye imbere mu gihugu, harimo abagera ku 30 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, bivuga ko hari n'abasaga 1000 bahungiye mu Rwanda ubwo imirwano yatangiraga muri ibi bice birimo Kamanyura ndetse Ruvungi n'ahandi hari hakomeje kugenda habera imirwano cyangwa se humvikana ibi bitero. Iyi raporo kugeza ahangaha iba imaze kugaragaza byibuze ko bagera kuri 74 biciwe muri iyi mirwano, 43 bagakomereka ku buryo bishobora kubaviramo urupfu, kandi abandi 200,000 bahunze yaba imbere ndetse no hanze y'igihugu. Ibi rero bikaba bigaragaza ndetse byongera kugaragaza ubukana bw'ibi bitero nk'uko Human Rights Watch bigaragaza muri iyi raporo, ndetse n'ikwirakwira ry'intambara muri aka karere bishobora kuba byaviramo ikibazo gikomeye cyane bimwe mu bihugu bifite uruhare muri iki kibazo. Human Rights Watch ivuga ko amasezerano ya Washington yashyizweho yaragamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo, ngo aya masezerano atigeze atuma umutekano mu by'ukuri wiyongera cyangwa se ngo ubufasha bwihute bugere ku baturage, ahubwo impande ziri mu ntambara zikomeje gukora ibyaha bikomeye ndetse no kubuza imiryango itabara gutanga ubufasha. Imiryango irimo World Food Program cyangwa se WFP, imiryango irimo UNICEF, iyi miryango ikomeje kuvuga ko ibijyanye n'ibiribwa kugera ku bagenerwa bikorwa biragoye. UNICEF iti abana bamerewe nabi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, aho bongera kwerekana ko ari ikibazo gikomeye cyane kiri kugaragara no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch muri raporo yayo nayo yaje yungamo ivuga ko imiryango itabara ifite ikibazo cyo kugeza ubufasha ku bagenerwa bikorwa, ndetse kandi hari n'ibindi bibazo byinshi. Ubuzima bw'abaturage ngo bwa buri mu kaga gakomeye, ibirimo amavuriro ndetse n'ibitaro ngo byaba byarakiriye abarwayi benshi cyane bidafite ubushobozi bwo kwakira. Ibi nabyo bishobora gukurura ikibazo bitewe n'ubucucike bw'abarwayi kwa muganga. Imiryango itabara ngo iragorwa no kugera mu bice byibasiwe, ndetse ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa WFP ngo ryahagaritse inkunga ryatangaga muri Kivu y'Amajyepfo, aho impunzi ziri mu Burundi zivuga ko zitabona ibiribwa n'ubufasha buhagije, nyuma y'uko uyu muryango ushinzwe ibijyanye n'ibiribwa World Food Program ngo ni ishami rya Loni uhagaritse rero iki gikorwa cyo gutanga ubu bufasha ku baturage muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu rero bamwe mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahungiye mu Burundi bakagaragaza ko hari impungenge kuri iki kibazo, ndetse ntabwo ari aho honyine gusa, n'abandi bahungiye mu bice bigiye bitandukanye za Baraka ndetse n'ahandi barongera gushimangira ndetse no kugaragaza ko iyi mirwano irimo iratuma ubuzima bwabo bugenda burushaho kujya mu kaga ndetse n'akangaratete gakomeye cyane. Bagasaba ubutegetsi bwa guverinoma ko bwagira icyo bubikoraho, bityo bakabasha kubona ubutabazi bw'ibanze cyangwa se umutekano. Human Rights Watch muri raporo yabo bavuze ko ngo ingabo z'u Rwanda zigera ku bihumbi byinshi zirimo na Special Force cyangwa se ingabo zidasanzwe ngo zaba zarinjiye muri Congo mu byumweru 2 bishize, mbere yuko uyu mujyi wa Uvira ufatwa. Ngo abarimo 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo bari bamaze gufata imijyi n'uduce nka Ruvungi, aho bita Maturure ndetse na Sangi. Ubwo rero ngo ibihumbi by'ingabo z'u Rwanda zinjiraga, ngo nibwo umutwe wa 23 wabashije gukora advance uva Ruvungi ndetse na Maturure n'utu duce twa Sangi bari maze iminsi bagezemo, babasha gutera intambwe berekeza Uvira. Iyi raporo ikomeza ivuga ko ngo aho hakoreshejwe ibisasu bya drone byahitanye abasivile benshi harimo ndetse n'abana. Iyi raporo ikavuga ko mu byo izi nyeshyamba zakoresheje harimo n'ibitero bya drone z'ubwiyahuzi. Ngo haba hari amashusho yemejwe agaragaza imibare y'abarenga 20 y'abantu bishwe, benshi muri bo ngo akaba ari abasivile, ndetse hari imiryango yose yishwe n'ibisasu. Umunyamakuru Janvier Rugwesho Nyakirigo, uyu ni umwe mu bavandimwe wishwe
cyangwa se mu bahafi ba nyakwigendera wazize iyi mirwano rero akaba yaragaragaje akababaro afite nyuma yo kubura abe biturutse rero kuri iyi mirwano. Nyuma yo gufata Uvira, abarwanyi 23 ngo baba baragize uruhare rukomeye cyane mu gutuma bamwe mu basivile batangira kubura ubuzima, no kuvuga bamwe mu bahunze ubu harimo bari kubura ubuzima. Ngo harimo abasore bashinjwaga kuba abawazarendo muri uyu mujyi wa Uvira, bafashwe nyuma y'ifatwa ry'uko ugeze mu biganza by'izi nyeshyamba. Bamwe ngo bararashwe, abandi baricwa nyuma yo gufungwa. Abaturage n'inzego za Loni bavuga ko hari imirambo myinshi yabonetse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, bigakekwa ko intandaro y'iyo mirambo cyangwa se yabo babuze ubuzima bagaragaye yaba yaraturutse ku bikorwa by'umutwe wa 23. Si 23 gusa ngo yaba yaragize uruhare mu kwica abasivile, ahubwo hano muri raporo ngo ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo bashinjwa nabo ko baragize uruhare mu bwicanyi butandukanye, gufata ku ngufu ndetse no gusahura. Wazalendo bagaragaje urwango rukomeye ngo ku Banyamulenge, babashinja gushyigikira 23. Umwe mu basirikare ba Kongo ngo ku Banyamulenge bita Lieutenant Munyakuru Mushambano we yishwe n'abawazalendo bamuririmbira indirimbo zibiba urwango ku Batutsi abahano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Iby'inyandiko turimo dusoma cyangwa se turimo dutangaza no kuri izi mikoro, cyangwa se byumva turimo dutangaza no kuri izi mikoro, nabyo ni ibikubiye muri iyi raporo ya Human Rights Watch igaruka ku kaga amakuba bikomeje kuba nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington ndetse no kutubahiriza aya masezerano nk'uko raporo bivuga ku bihugu bimwe birimo nk'u Rwanda, ndetse no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro irimo nka Plito irimo nka 23. Uyu muryango rero Human Rights Watch ukaba uvuga ko nta kindi gisubizo gihari usibye ibihano ku batanga ubufasha ndetse n'abagira uruhare muri iyi ntambara. Human Rights Watch isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, European Union, umuryango wa Afurika cyangwa se EAU, African Union, kongera inkunga y'ubutabazi, gushyiraho ibihano bigamije gushyiraho ibihano ku bayobozi b'u Rwanda bigamije guhagarika uruhare muri ibi byaha kuri abayobozi, ndetse no gusubiramo imikoranire bafitanye n'u Rwanda mu by'umutekano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibishobora kongera kugarura icyizere ndetse no kwibutsa ko hagomba kuba guhagarika ibyo bikorwa nk'uko iyi raporo ibivuga. Iyi raporo kandi isaba ko abayobozi n'abasirikare bakoze ibyaha babiryozwa, ko komisiyo nshya ya Loni ishinzwe iperereza yahabwa uburenganzira bwo gukusanya ibimenyetso, kandi ko amasezerano ya Washington ashyirwa mu bikorwa by'ukuri byagira icyo bifasha cyangwa se bishobora kugira icyo bitanga, bikagaragaza mu by'ukuri ko byatanga icyerekezo kuri ibi bikorwa. Nk'uko byatangajwe na Clement, umwe mu ba Human Rights Watch, ati niba abakora ibi byaha badahanwe, ingaruka ku baturage ba Kivu y'Amajyepfo zizakomeza kuba mbi kurushaho. Aratanga umuburo ko mu by'ukuri abagira uruhare muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi wumva tuvuga umunsi ku wundi bakwiye gukurikiranwa bagahanwa. Ati rero biramutse bitabaye ibyo ngibyo, mwakwitega ko abaturage n'umundi batazigera barenganurwa habe n'umunsi wa rimwe. Ibyo nabyo ni ibivugwa cyangwa se ni ibigarukwaho. Dukomeje rero n'aya makuru ku bijyanye n'ubundi ni raporo ya Human Rights Watch. Ngo iyi Human Rights Watch yabisaba ibintu byihuse ndetse no gufungura inzira z'ubutabazi nyuma y'igitero cy'umutwe wa 23 kuri Uvira. Ibi byaje gutera bamwe ubwoba ndetse abandi bakomeza kwibaza kuri iki kibazo. Ngira ngo dukomeze dusuzuma cyangwa se dukomeze tureba uko byifashe, tureba uko bihagaze, tureba uko bihagaze rwose, nyuma y'uko Human Rights Watch yeruyeyo ikongera kugaragaza cyangwa se gushimangira kugeza kuri iyi saha ko itazigera iva ku izima, ko itazigera ihagarara mu gukomeza guhirimbanira ndetse no gusaba uburenganzira bw'abatuye iki gice. Uyu muryango wemeza ko gikomeje kugaragaramo abaturage benshi cyane barimo kugenda rero bahohoterwa. Ni raporo rero yashyizwe hanze na Human Rights Watch twagarukagaho, ngira ngo wumvishe byinshi bikubiyemo, ngira ngo wumvishe byinshi byavugiwemo, ngira ngo wumvishe byinshi byateguriwemo. Nyuma rero yo kubyumva, reka duhindure tujye no ku zindi ngingo, ariko kandi nanone nsaba abantu batarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri iyo buto itukura, rwose, hanyuma ugakora ku kazogera
ukajya ubona notification cyangwa se amakuru n'ibintu tugenda tukugezaho isaha ku isaha, ndakubwiza ukuri bikore rwose. Like, share, mitwe muri comment ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ni iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro. Nshimira n'abakomeje kugenda babikora. Reka dusimbuke turebe no ku zindi ngingo, turebe uko byifashe naho. Tuvuye rero kuri raporo ya Human Rights Watch, reka twerekeze rero no ku yandi makuru cyangwa se ku zindi ngingo, tunyarukire ku byatangajwe n'umutwe wa 23. Turebe ese niki tariki 15 isigiye abagize itsinda ry'umutwe wa 23 mu byo batangaza cyangwa se mu byo bakomeza kugenda bavuga, dore ko uyu munsi twamaze kugera ku itariki 16 z'ukwezi k'Ukuboza umwaka w'2025 cyangwa se n'itanu, nkuko nakomeje kugenda bibabwira. N'itangazo rero ryashyizwe ahabona tariki 15 Ukuboza koko n'iri huriro ry'uruzi rwa Kongo ribarizwamo n'umutwe wa 23, bakaba bamenyesha rero amahanga ndetse n'abanyekongo ko guhera kuwa mbere tariki 15 Ukuboza 2025 ngo barimo bakora ibikorwa byo gufasha impunzi zirimo izo abarundi gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Hari abarundi rero ngo bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo babikoze nkekwa ko ari 2015 ubwo habagaho icyitwa ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Niyo mivurungano cyangwa se niyo mivurungatano iheruka kuba. Ubu rero ngo umutwe wa 23 ukaba wemeje ko waba uri gufasha muri icyo gikorwa. Mu gusubiza, inyeshyamba z'umutwe wa 23 zirahamagara leta y'u Burundi gufasha ndetse no kwemeza inyura mu nzira ko izi mpunzi zinyura mu nzira zitekanye, ndetse kandi ngo hari none abarimo bari bahunze biturutse ku bitero byagabwe, ku bitero by'indege ndetse n'ibisasu byakozwe mu duce turimo Vungura, by'umwihariko ngo ibi bikaba byarakozwe bikozwe ku ruhare rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko mu bice bya Sange, Ruvunyi ndetse na Katogota. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu umutwe wa 23 ukaba wagarutse nano kuri izi mpunzi zahungiye ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi. Byongeye kandi ngo umutwe wa 23 ukaba witangariza ko waba wakiriye abagera kuri 500 nanone baturutse ku ruhande rw'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntabwo byigeze bitindwaho nanone n'abakurikirana cyangwa se n'abareberera aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, by'umwihariko kuri ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Hari abatangaje amagambo avuga yuko kubera yuko abagera ku bihumbi 30 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugarizwa n'ibibazo birimo ibura ry'ubuvuzi kubera ubufasha nyine butari bwabageraho, imiti biki byose, harimo abari kuvuga bati reka dupfe gusubira mu by'ukuri muri Uvira. Byongeye kandi umutwe wa 23 watangaje ko witeguye gushyikiriza leta y'u Burundi abasirikare bayo ngo baba barafatiye ku rugamba, ndetse uyu mutwe wanatangaje ko hari agahenge biyemeje ku ruhande rumwe mu rwego rwo gutuma abanyekongo bavuye mu byabo bashobora gutaha batekanye kandi badafite ikibazo. Nakubwiye mu bagera ku 200 bahunze, hari abahungiye imbere mu gihugu, harimo bagera ku 30 nk'uko byagiye bitangazwa na raporo zigiye zitandukanye ngo baba barahungiye mu gihugu cy'u Burundi. 500 rero biravuga ko ngo baba bakiriwe n'izi nyeshyamba nk'uko zibitangaza, ndetse zikavuga ko ubwo ndavuga umutwe wa 23 ngo baba biteguye gutanga umusanzu ndetse n'ubufasha bwose bushoboka kugira ngo n'abandi nyine basigayeyo, ubwo ari 29,500 nk'uko imibare yabivugaga, babe bagaruka. Biraza kugenda bite ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro rero nuko bari gutangaza 23 iramagana ngo byimaze bitero bikomeje kugabwa ku bice bituye cyane n'abaturage, ngo bigakorwa n'ingabo z'ubutegetsi zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri Masisi, Walikale ndetse na Minembwe, ubwo baravuga Wazalendo, ngo bikaba biri kugira ingaruka ku icwa ry'abaturage benshi ndetse no kuba mu by'ukuri hari abaturage bakomeje gukurwa mu byabo. Ibi ni bivugwa cyangwa se ni byongeye kugaragara mu nyandiko umutwe wa 23 washyize hanze tariki 15 z'uku kwezi k'Ukuboza. Izi nyeshyamba zikaba zongeyeho ndetse zinashimangira ko bari gukomeza kwemeza ubudacogora kurinda ndetse no gukurikirana abaturage b'Abanyekongo guhagarika ibikorwa by'iterabwoba ngo aho byaturuka ahariho hose. Bikaba rero byakorewe Uvira tariki 15 Ukuboza ku ruhande rw'umutwe wa 23 uwo bita Lawrence Kanyuka ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru niwe washyize umukono kuri inyandiko ndetse ateraho na kashe y'umutwe
kugira ngo rero iyi nyandiko ibe yajya ahabona. Ese muremeranya n'ibyo umutwe wa 23 uvuga cyangwa se murahuza nawo? Ndasaba ko abantu bajya muri comment batubwire, abantu mujye muri comment mutubwire niba mwemeranya n'ibyo Lawrence Kanyuka ndetse uyu nguyu yashyize hanze byaba ari ibyifuzo cyangwa se ari bivugwa n'umutwe wa 23. Ku bijyanye rero n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'umutwe wa 23 ndetse bigaruka ku Burundi, uyu mutwe wa 23 hari isezerano watanze ndetse bije mu gihe Uburundi bwavuze yuko bwiteguye guhagarika ibitero byose bishobora guturuka kuri uyu mutwe wa 23 ndetse byafatwa nk'ubushotoranyi bukomeye cyane. Nyuma yaho gato rero hari icyo izo nyeshyamba zavuze. Umutwe wa 23 ubarizwe muri uruzi rwa Kongo ngo waje gutanga isezerano uritanga ku Burundi, aho ngo utazegera na rimwe wemera ko imitwe irwanya ubutegetsi bwabo ubwo bw'u Burundi ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yifashisha uduce babohoye nk'ibirindo byo guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Ibi rero bikaba byemejwe n'abagize iri tsinda bagaruka n'ubundi ku bijyanye n'umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'ibice bagenzura. Abarundi rero mu by'ukuri bamaze iminsi bavuga cyangwa se berekana ko Burundi niburamuka butewe bugomba kugaba ibitero nta mananiza. Uyu mutwe watanze iryo sezerano biciye mu itangazo rya soye umuvugizi wabo mu bya politike Lawrence Kanyuka. Byari nyuma yuko kuri uyu wa mbere tariki 15 Ukuboza 23 yagaragaje ko cyangwa se yigambye ko yafashije impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Ariko nanone uyu mutwe ku ruhande rwabo nawo ngo waba wasabye ubutegetsi bwa Gitega gukora igikorwa nk'icyo nabwo bukemera abanyekongo bahatijwe guhunga ibitero by'irihuriro ry'ingabo za Kinshasa by'umwihariko bo mu duce twa Ruvungi, Sange na Katogota gusubira iwabo. Ngo kandi bisimpanguye n'ubwumvikane usibye abaturage ba 23 yashyikirije Burundi, ngo yanashimangiye ko yiteguye gushyikiriza guverinoma y'u Burundi abasirikari bafatiwe ku rugamba ndetse no gutangaza agahenge ku ruhande rumwe mu rwego rwo gufasha abanyekongo bavuye mu byabo gutahuka mu mahoro ndetse no mu cyubahiro. Yunzemo ko itazemera ko ari imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi yifashisha uduce igenzura mu guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Iti ndavuga 23 ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi igikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, turizeza ko tutazemera ko iyi mitwe yifashisha uduce twabohowe k'ibirindiro by'ibikorwa bibi bishobora kubangamirwa guturana neza hagati y'ibihugu byacu byombi. Burundi buvuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwabwo irimo Red Tabara, FNL ya General Aloys Nzabamima. 23 yasezeranyije Gitega ko itazemera iriya mitwe gukorera ku butaka bwayo mu gihe uwo muturanyi wayo mushya yakunze kugaragaza ko nka Red Tabara basanzwe bafatanya urugamba ifatanya nyine ngo n'uyu mutwe wa 23. Gusa kuri iki abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bagiye babihakana, bavuga ko mu by'ukuri badakorana n'iyo mitwe ndetse umwe mu mitwe irimo twirwaneho bamaze kwinjira nyine muri Alliance Fleuve Congo. Ariko ku rundi ruhande cyangwa se ikindi ugomba kuba wamenya nuko rwose ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko bubangamiwe kuba hari imikoranire y'umutwe wa 23 ndetse ishobora kubaho hagati yawo na Red Tabara, mu gihe kandi amakuru aherutse gushyirwa ahagaragara cyangwa se aherutse gusohoka yaje kwerekana ko ngo haba hari ibitero byarashwe cyangwa se hari ibisasu byarashwe ku Burundi bigizwe umurari n'umutwe wa 23. Burundi rero bukaba bwakoze iki gikorwa cyo gusezeranya abarundi ko nta bitero bizagabwa. Ni mu gihe uhagarariye Burundi aherutse gutangariza mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ko batazakomeza mu by'ukuri guhagarara cyangwa se batazakomeza kureberera mu gihe Burundi buzaba bugabwaho ibitero. Biteguye guhangana ndetse no kuba bagira nyine ibitero bagaba bigamije kwihorera, bigamije ndetse bigamije n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose nyine bugiye butandukanye. Bwo hari haje kubaho rero uguterana amagambo hagati y'impande zari zigeze iki zari zihanganye. Reka rero fate aka kanya nshimire buri umwe wari wese wari udukurikiranye, nshimire buri umwe wese wumvaga ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho kugeza kuri uyu munota, babwira ko ngewe ndi Bosco Mutaramu cyane nari ndimo ndeba cyangwa se
nkurikirana akantu ku kandi ibirimo bivugwa, ibirimo bijya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, hamwe namwe nshuti bakunzi bavandimwe mudahwema kutugaragariza ko mukunda kandi mukurikiranirwa n'amakuru tugenda tubagezaho. Ndabashimiye cyane. Hanyuma rero mukomeze gukanda subscribe cyangwa se sabone murushaho kubana natwe. Turaza gusubira mu masaha ari imbere ubwo tuza kuba turi kureba n'ibindi biraba bigezweho, uko biraba byifashe ndetse n'uko biraba bikomeje kugenda bihinduka. Ubwo rero kanda subscribe cyangwa se sabone, share imitima muri comments cyangwa se inyunganizi, ubundi ngira ni ciao ciao, hasta la vista. Muri Imana bane namwe, imigisha y'Imana mu byo mukora kandi mukomeze kugubwa neza.